ya nshuti yawe mwakundanaga kera warayibagiwe. Ase urabyibagiwe se? Aba nawe ndi kwamamara muri quartier sha ureke ejo bundi ninzo zakwemeza. Nibwira ariko. Nje ni Damuji Rwanda nyine wa ndi bitaga Damuri byibagiwe se. Ako ni wijijisha ariko byemera. Ako se umaze gukira, umaze gukira nyine. Uza karirimba nagukoreye. Niko kakarimo twaraga turirimba ngo wowe hogoza wowe wamagoreje umutima ese kuki ushaka kunsaza kandi byose mbona ari insazi niyo abantu bose bakwanga ariko njye sineze kukureka nzakurwanirira paka abagushaka ubabwira ati toka. Maze gukira ngaho uvuga ngo ndahaza umaze gukira ntari ubwo maze gukira nanjye kuririmba noneho ari akarapu twandikanye cyagiye gisire nkubwire ko tugamba twuzuye urukundo vuga turi umwamikazi k'umutima wanjye cyazama nkagutuza tuje nko kuri aritari imvura izagwa ndetse ngubera umutaka mugamishe mu gituza cyanjye vuga ati ceceka tuza uramfite igizire mama shege igizire wowe makobwa Komango mu Muyahudi official na mwenye made in Rwanda Miss Ubushinwa Papa Kibwa niko muyo n'umutipa arambwira ati nawoze mbona ukora inkuru ugenda n'amakamera ati nifuza kuba naganira nawe bimeze bite papa? Bimeze sabo Igicumbi bimeze bite? Ni neza ni waneza niko ariko ngahanga ngiki kigo ngo kizweho urubyiruko rwinshi rwina iki kigo ni cyahe? Ikise ni iki Gicumbi ikiboga ujya hamenya se no bwa mbere nahageze. Bimeze bite? Bimeze so ariko ngo makobwa nguramuzi ngufite amakuru y'ubwino banyarwandakazi amakuru y'ubwino y'uyu muntu niyo mba ndi gushaka we ahubwo se ngizo kuri mbwi makobwa twakinanye by'abana mwariganye se sinagahiye ndanamutereta ariko hari umunyonzi amunwa ndi kumva mana naramuteretaga mwana baramuntwara ibintu bankoreye baramuntwaye neza ubu nanjye ubu nsigaye narihebye meze utya ngo nimero zimuhamagare wumve ahubwo zime duhure reka umuhamagare umwibutse umwibwire ati nduwa cyamutara ibiki n'ibiki dore ni iyi yandike umwibwira ibintu akuziho byose ewana numva ukuntu akumenya uri kuyibona 10 gatatu wizivuga utamuteza abantu oya ntabwo nazivuga twagiye ngahamagara rero makobwa umubwira ati ariko nubwo wanyanze waratwitse ariko ngo yakundaga ibintu byo gukina amakomedi cyane bikomeye cyane yahoraga yikina utuntu tw'udufilime kandi dufite n'agacano nuko kayombye oya arakadutwaye wose we ntarwo oya ari umukire twakoreraga yahise ayigurisha yirya tutabizi oya iyo cana yari ifite nk'abantu babangaye baramamagaye bari bamaze kuba 40 baraguhamagaye baramamagaye ariko kanze mbe mbiretse ndibuze kumuvugisha nijoro inde makobwa turavugana nijoro nubwo yanyanze oya yo mbyibutse nese ngo bimeze bite ariko ngo ufite n'impano yo kuririmba hari akaririmbo ngiye namukoreye yamaze kugenda mukora akaririmbo basi nana kumva azajye cano yanjye ni Damuji Rwanda azakajya akarebe nuko namubuze ngo mushyire video mwana Damuji Rwanda Damuji Rwanda twagiye ukina gukunza ukanyanga gufite abandi wikundira abo bajama wikundira bazagusiga mu marira reka kunagira umutima kubeshya ndakwemera wenda umwotsi umwe niwemera nzayitangira gusepera nzanira umutima wawe mabura rahira kuzaza kandi vuba wowe makobwa yabaye umusitari wa kintu basi se makobwa arambonara araza gukubona wenda none hari nakane
nahoraga muririmbira kandi namuririmbiraga bimeze bite niko bimeze niko mama ngwino nkubwiye bimeze bite hari akandi karirimbo niko mama bimeze bite makobwa suramuzi ariko bari abantu bafite amakuru noneho uramuzi umbaze niko dore abantu bose bakobwa niko yo makobwa rero yahoraga avuga ngo akunda ndimbati cyangwa tukiri abana nyine agitangira akajya mbwira ati ngaramukunda nanjye rero nakoraga utuntu tw'uturirimbo nkagera mwandikira akaririmbo yewe hari n'akaririmbo nigeze kumuhimbira kera ngo nihogoza sha yamogoreje umutima ariko hari akantu nigeze guhimba ariko twari tugafatanyije hari akarapu twafatanye muhamagare makobwa wawe uzi ukuntu yakize mu gahinda nsiga mu marira umutima wanjye uburimo urabeshya alo Nyandwi bimeze bite umeze ute se abaze kuki watwibagiwe mani niko ya nshuti yawe mwakundanaga kera warayibagiwe ase urabyibagiwe se aba nawe ndi kwamamara muri quartier sha ureke ejo bundi ninzo nzakwemeza nibwira ariko njye ni Damuji Rwanda nyine wa ndi bitaga Damuru byibagiwe se ako ni wijijisha ariko byemera ako se umaze gukira nyine uzi akaririmbo nagukoreye niko ka karimbo twaraga turirimba ngo wowe hogoza wowe wamogoreje umutima ese kuki ushaka kunsaza kandi by'isi mbona ari insazi niyo abantu bose bakwanga ariko njye sineze kukureka nzakurwanirira paka abagushaka ubabwira ati toka umaze gukira ngaho uvuga ngo ndahaza umaze gukira ntari ubwo umaze gukira nanjye noneho hari akarapu twandikanye cyagiye gisire nkubwire ko tugamba twuzuye urukundo vuga turi umwamikazi k'umutima wanjye cyazama nkagutuza tuje nko kuri aritari imvura izagwa ndetse ngubera umutaka mugamishe mu gituza cyanjye vuga ati ceceka tuza uramfite igizire mama shege igizire wowe makobwa niko yarakize aranyibagiwe niko makobwa wawe muravuganye ariko ari kuvuga n'ibintu ese mikoro yawe yariri kwaka byibuze iyo mikoro yawe bitari kwaka ngo shere wawe muri kuvugana iki kintu ni n'ubwa mbere oya twagiye nagiye kukodinga ndibutse ko ariko rijya ni mikoro fata mikoro neza okay bimeze bite rero makobwa muravuganye numvisha nanakwibutse ngo uhuriye se na baba ikibazo nuko aranyirengagije ariko babwiza ukuri abantu bari guhakana ko tuvugana ndi Gicumbi niba uri Gicumbi rwose hehe Gicumbi aya mashuri ngo naya aya naya Kiboga bayita Kiboga sure niko Kiboga se ni cya Mutara niko nyine niko gakaritsiye niko bakita Kiboga niko mbanu bavuga ako ni abasaza ba kera babivugaga nyine ngo Kiboga ngo ni Kiboga nanjye nyine niganya ba kera ariko sha muri ibihuha biragenda ariko ntari bimwana sha ntari nyine imihanda se uyireba
none se abantu aryo ubu ufite channel ndayifite iyihe banyita Damuci Rwanda kuri channel ujye ushyiraho n'indirimbo se arakarimbo nakoresheje phone video yako nayikoresheje nka phone ariko ari indi mfite video yo ntago barayima ariko audio yo ndayifite ntago ndayishyira ariko man ngo abanyempano ngo binahanga ngo kubona ngo kuzamuka n'insazi nensazi man reba yakuntu tuba twambaye twazamuka simba nambaye cyangwa ninjye musitari Kiboga shanira baba no akandi TikTok na TikTok ninjye ufite TikTok no gusa banyita Damujirwa urahatwiga abarinsaza ahubwo ngiye ikintu nshaka ko makoba twazahura ngiyewe nkahiga uduce tugakorana indirimbo ya ndirimbo twandikanye kera yego aha naribi ubwo muvuganye nkabana nagwaye nimero ziwe muzajye mugumye mukomikane reka mareka ngewe nigendere iki kiganiro uzabona nta cya production nari turi kumwe musa asante sana kandi courage mwana shanda cyari hasi nk'ibuye ako ari umuntu wambwiye ngo nsana Kenisol man burebure ugufi Kenisol Kenisol suramuzi Kenisol man ndamwemera fo urabwemera fo yihorera ndamwemera maze kuri nuza kuri TikTok tsigaye mushyiraho ngo turasasha ayo mahirwe naribi ngareka ngureke muvandimwe ubwo turi kumwe ngagira ikintu ubwira abanyarwanda bagukurikiye okay abanyarwanda bankurikiye ikintu mbabwira neri inkunga nyine nzamuke kwimyoza cyane nago uba wifitiye icyizere twarababaye mwari gukunda icyara kika none ngo ari akanyonzi ngo kari kukiyongoza sawa naribi ngabwira icyo abanyarwanda ikintu mbwira abanyarwanda bankurikiye nibajye kuri YouTube yanjye ni Damuci Rwanda TikTok banyita Damujirwa urandika da na managa ushyiraho rwa Fibi nishimwe n'isanzwe sawa rero fresh